Muraho mumeze mute? Natwe tumeze neza cyane, tukomeje kubashimira kubw'ukuntu mukomeje kudufasha mugakora subscribe, mugakora share, like, comment. Ibintu byose mugenda mutubwira muri comment tuzagenda tubikora gake gake. Yego. Hanyuma uyu munsi murabona ko mfite ibintu biryoshye bisa neza. Mfite agasosi k'inyanya keza karyoshye. K'inyanya zisanzwe, ufata inyanya ukazirapa n'igitunguru na poivro n'agatungurusumu, gateka isosi y'inyanya isanzwe na sauce tomate. Ako ubutaha nzayibereka. Uyu niko nari nyifite, ariko ubutaha nzayibereka. Hanyuma mfite akunyu, mfite eggplant. Tuzita ibiringanya. Mfite ibiringanya bibiri byiza. Hano nkagira na fromage irapye. Nkagira oregano. Oregano nkunda kuyikoresha cyane ariko ndayikunda pe. Namwe muzayigerageze mwumve, iraryoha iryoshye ibiryo nahumura neza. Black pepper na paprika, Spanish paprika. Ibyo birungo nibyo bitatu ndi bukoreshe nakunyo nyine nk'ibisanzwe. Ubwo rero ngiye kubera ukuntu ushobora gutunganya ibi biringanya ukaba wabirisha ikintu cyari cyo cyose. Wabirisha umuceri, wabirisha amakaroni cyane, wanabirisha ibirayi bitogosheje kwa kubitogose ibirayi biri plain nyine. Hanyuma hari abantu benshi badakunda ibiringanya cyangwa imboga muri rusange, nubitunganya gutya bizakuryohera cyane. Twagere ariko hagati aho turi buze kubishyira mu ifuru, ariko utanafite ifuru ibi byo wabikora ukabisubiza ku ziko ho gato ugapfundikira umwuka ugatuma iyi fromage imelting iyenga, hanyuma bikaryoha cyane ibiringanya byacu. Ngiye gutangira rero mbere ukuntu tubigenza, ariko ndabanza mbikate. Nkuraho bino byo hejuru, nkabikata mpagaze. Hanyuma iyo udafite ifuru ubanza gukaranga tuno tuntu bakase mpagaze, ubanza kudukaranga ku ipanu ku tuvuta duke. Ibi rero ngiye bindinda gukoresha amavuta menshi, si meza. Ariko ubwo udafite ifuru urabanza ubikarange ku ipanu ho bihindura ibaraho gake, ubundi ubone kubikorera gukora ino recette ngiye kubereka. Ibiringanya kenshi usanga iyo biri mu zindi mboga binyerera ukuntu, sinzi niba mujya mubibona. Niyo mpamvu ntakunda kubiteka mu zindi mboga rwose, ngo nzivange n'intoryi na karoti n'imiteja gutyo kubivanga kenshi mbona tutabikunda hano. Ariko nimba ubikunda nta kibazo wabikora, ariko n'iyi systeme iyi recette iraryoha cyane, biraryoha kumva biryoheje umuceri cyangwa amakaroni cyane. Ariko uramutse udakunda amakaroni wakoresha ubwo buryo bundi, ugakoresha ibirayi bitogosheje biri plain. Hanyuma iyo ndangije fata iki kintu cyane kijya mu ifuru, sinibuka uko bacyita, iki kintu kiba kiri mu ifuru ugurana n'ifuru, nkagisiga utuvuta, nagishyizeho ino papier yagenewe kujya mu ifuru. Utuvuta nshyira kuri ino papier ni nkaho ari two duteka ibi biringanya, niyo mpamvu ubona ndi gushyiraho twinshi, kuko ibiringanya bikunda utuvuta duhagije. Bishyizeho duke cyane ntabwo biryoha. Ndangije mbirambura kuri iki kintu, kuri iyi papier neza. Iyo wabigerekeranyaho gatoya nka gutya kubera umwanya uba muto nta kibazo. Nongera nkasa nk'ubisiga nanone utuvuta. Naho iyo ushyize ku ipanu bisanzwe tubona amavuta ashizeho burundu. Biringanya bitwara amavuta menshi cyane, biringanya n'intoryi bikunda amavuta pe. Ariko gutya kuko ari mu ifuru nta kibazo, usa nk'udusiga gusa amavuta. Iyo ndangije
mpita nshyiraho black pepper gake kugira ngo abana bataza kumvamo urusenda. Shyizemo nyinshi biba nk'urusenda, ngira abakunda kuyikoresha murabizi. Kano karahagije. Nkata nshyiraho oregano, naje gushyiraho oregano nshyiraho paprika, iyi rosette abantu benshi abanyamahanga bakunda kuyita eggplant parmigiano kuko bakoresha parmigiano yacu zitwa parmigiano, ariko kuyibona hano ngaha kuyigondera ntabwo byoroshye. Irahari ariko irahenda cyane, igeze kuri 25 cyangwa 20 gutyo. Njyewe nkoresha fromage isanzwe n'ubundi biraryoha, ntibibuza kuryoha. Nshyiraho akunyu gakeya, ubundi nkashyira mu ifuru. Ibiringanya bivuye mu ifuru rero iminota 10 yonyine irahagije. Hanyuma ngiye kubipanga kwa kundi tujya dupanga lazanye, nayo nzayibereka mu minsi mikeya. Hanyuma mpanga kimwe kimwe neza ku murongo. Hanyuma nkashyiraho isosi, ya sosi y'inyanya irimo poivron n'ibitunguru. Nako utanzayibereka iyi sosi ninjya gukora pizza, n'undi iyi sosi niyo nkoresha kuri pizza kuko mbona igiye kumbana nkeya. Iyi mure ni nini. Hanyuma nkashyiraho fromage, nkongera undi murongo. Nukuri muzabigerageza, ibintu biraryoha pe. No kuri courgette umuntu arya bikora. Hanyuma uyu murongo nawo nkongera nkawushyiraho isosi. Ubishatse wakora n'umurongo wa gatatu, nuko ngewe nakoresheje ibiringanya 2 gusa. Iyo mbishaka nagushyiraho n'icya gatatu, ariko byaba bibaye byinshi cyane pe, ntabwo twazabimara. Uko umuntu abirisha umuceri cyangwa makaroni cyangwa ibirayi, rero bikoze byinshi cyane byaba byinshi pe, mwabirya igihe kinini. Hanyuma nkashyiraho ya fromage isigaye. Mbese izi ni imboga zo kurisha ikintu. Hari n'abantu baprefera kubirya byonyine gutyo, kabirya gutyo nta kindi kintu ashyizeho, cyane cyane none badakunda kurya cyane nijoro. Ariko ntiwaba wabwiriwe ku manywa ngo birye nijoro byonyine gutya. Hanyuma mpita nshyiraho oregano. Ibintu byinshi biriho fromage nkunda gushyiraho oregano, bisa neza. Nukuri kishe mwabonye ko nabikoze, kishe gasohoka isa neza mu ifuru. Mbese oregano nicyo kirungo cyanjye gishira mbere. Yego. Ngiye gushyira mu ifuru iminota mike ishoboka, no kugira ngo mbese iyi fromage isa naho ibyegeranya, naho ubundi byahiye ibiringanya byo gushya. Ngiye gushyira mu ifuru iminota 10 birabihiye. Byahiye, birasa neza, biraryoshye, nako byahwamye. Guhama murabizi kwa kundi ubona byegeye hasi ho gake, uko nabishyizemo bingana siko bikingana. Rero ndagira ngo ngute nestinge, nshyire hejuru y'umuceri. Hano mfite umuceri nshaka gutestinga nkumva uko bimeze. Fromage kubawe rwose. Birasa neza pe, muzabigerageze. Tugomba kugerageza kureba ukuntu twarya imboga mu buryo butandukanye. Biraryoha, ntaranabirya, birahumura neza.
Aga fromage kari gutuma biryoha cyane. Abantu nyine batarya fromage pole pe. Murakoze rero, reka njye ku meza. Tuzasubira naho ubutaha. Mukomeze mukore subscribe, share, byandi byose munkorera mungaragariza urukundo. Ngaho rero murabeho, mwari kumwe na Chef Jeannine. See you soon.